Amakuru atugezeho nonaha akomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibinyamakuru mu Rwanda byanditse bivuga kuri iyo nkuru ikomeje kurikuruza hirya no hino. Ni amakuru abereye mu karere ka Nyanza, aho noneho abari bagiye gukora ubukwe bahuye n'uruva gusenya. Ibyari ubukwe bihinduka amarira. Ubu aka kanya uhise wibaza ibibazo byinshi ati ese byabereye mu kahe gace? Ese nihe ntandaro yatumye ibyari ubukwe bihinduka imiborogo kuri bamwe? Ese ni bande batumye ubwo bukwe buhagarikwa ku munota wa nyuma? Ibibazo urimo kwibaza byose uraje ubisobanukirwe muri aya makuru tugiye kubagezaho nonaha. Nawe niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'uko abari bagiye gusezerana kuba umugore n'umugabo byahise bihagarikwa ku munota wa nyuma. Bamwe bataha bimyiza imoso bitewe n'ibyo bari bamaze gukorerwa. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye abarimo bavugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru atugezeho nonaha akomeje kurikuruza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibinyamakuru byano mu Rwanda nabyo byanditse bitewe n'iyo nkuru ikomeje kugenda igarukwaho na benshi hirya no hino, nyuma y'uko abari bagiye mu birori babyishimiye ariko batashye bimyiza imoso. Ibyari ibirori bihinduka amarira, bihinduka imiborogo kuri bamwe bari batashye ibyo birori. Ibirori byahagaritswe igitaraganya, bikekwa ko ababikoraga ari abo mu itorero ryahagaritswe ry'abagorozi. Ibi byababaje abari bagiye gukora ubukwe. Byabaye ku gicamunsi cyo kuri wa 28 Kanama 2024, nibwo abantu bikekwa ko basenyera mu itorero ry'abagorozi, rimwe mu yahagaritswe mu Rwanda, bateranye bagakora ubukwe kandi bitemewe. Twamenye amakuru ko byabereye mu mudugudu wa Nyabubare mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko ku muharuro wo kwa Sibomana Emmanuel mu gashyamba gahari harimo kubera imihango y'ishyingira biri gukorwa n'abagorozi. Inzego z'ubuyobozi zahageze zisanga abantu benshi mu gisharagati cyari cyubatswe, harimo umukwe n'umugeni bambaye ivara. Nawe uribajije ko n'ubundi bano bantu bari bagiye gusezerana, umwe azamubera umugabo undi amubera umugore. Muri icyo harimo umwigisha, bivuga ko ari umupasitoro w'abo bagorozi wari ugiye kubashingira. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi bafatanyije bigishije abo bantu bagirwa inama, maze ibirori bihita bihagarikwa. Abari mu bukwe bataha bimyiza imoso. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nazinda Iranzime yabwiye itangazamakuru ko abo bantu bari baje gusurana nk'imiryango, ngo batari bari mu bukwe. Mu magambo ye yagize ati abo bantu bari baje gusurana nk'imiryango, ntabwo ari ubukwe bakoraga, ariko bimeze babihanirwa, ngo kuko gukora ubukwe noneho ukajya ahantu nk'aho ngaho hatemewe ugomba kubihanirwa. Iminaloc ivuga ko igikorwa cyo kugenzura abasenga mu buryo butemewe n'amategeko y'u Rwanda kizakomeza kugenzura abo bantu basenyera ahatemewe. Ikaba yaburiye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bw'imisengere itemewe ko nabo barimo kugenzurwa, ku buryo uzakora bigize icyaha azakurikiranwa. Mu minsi ishize Minaloc yasohoye urutonde rw'amadini n'amatorero 43 yahagaritswe burundu mu Rwanda. Ni nyuma yo kugenzura bagasanga ubutumwa babwiraga abayoboke bayo bubayobya aho kububaka. Ni mu gihe kandi hashize iminsi urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB mu Rwanda rufunga insengero zitujuje ibisabwa, aho izo nzu zisengerwamo 8,000 zamaze gufungwa.
Icyakora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu itanga icyizere ko hakirimo kugenzurwa niba ibyo bisabwa kuzuza zarabikoze kugira ngo zongere zemererwe gukora. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane, aho bamwe bavuze ati none se abo basenyera muri iryo torero ntabwo bemerewe gushyingirana, ati none se bari kujya gushyingirana amagana hehe ko urusengero rwabo rwafunze, ati biyerangije nyine nk'abantu bakuru. Abandi nabo bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko ibyo ngibyo bakorewe bitari bikwiye. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, cyaba ari icyubaka cyaba ari n'ikinega ibyo dukora, ukatubwira aho dukosora kugira ngo ubutaha noneho tuzabazane amakuru meza kandi yizewe, kuko nta kindi cyatuzanye hano ni ukubaha amakuru meza. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru ukayisharinga ahagiye hatandukanye kugira ngo umuntu wese utazi KN Radio abe yumva ko yacikanwe, hajye abo wa mbere mu kuza kumva amakuru meza kandi yizewe. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde.